Gasaro TV. Kristari abona ngabo Joshua twamenye muri 2009 dukunda imyaka 2 tugira turabyarana anyway yambere umubyeyi mwiza nka papa w'umwana jewe n'umwana wanjye turamukunda twifuza ko yabare aho yagiye haba heza kuri nta byinshi byo kuvuga murakoze arakoze nanjye yitwa Mbabazi Sharifa ni mama wa Chloe Ifeza ariwe buheto bwa Jay Polly. Sinavuga byinshi gusa njyewe kiri ku mutima wanjye mu by'ukuri sinzi gusa ndabashimira mwese mwahangana ndabashimira mwese Imana ibahe umugisha yakundaga abana be ikintu cyo muzeho cya mbere niyo mpamvu Imana yamuhaga abana basa nabi kuko yari umutima we ku bana yakundaga abana be cyane kandi niyo mpamvu nifuza ko uwo mubano w'abana wakomera kurushaho ko n'abana n'ubundi bari talented nkawe bafite talent ikomeye nk'iyi uyibona bakiri batoya bafatanije bakora ikintu kinini kirenze n'icyasi yakoze. Icyo ni ikintu nifuza kandi ni ikintu mugomba kudufashamo nk'ababyeyi n'abavandimwe, even the platforms everywhere mukadufasha abana mukabadufasha namwe ni abanyu Polly arabasigiye ntabwo twe twenyine tuzabayo namwe mubarere mufitemo inshingano mwese uko muri aha nawe umuhaye igihumbi ndabibonye nawe uri umubyeyi wabo so ndabashimira nta kindi ari ukiri mu mahoro twamukundaga cyane ariko Imana yamukunda kuturusha kuko yari yamushyize kuri iyi si natwe igihe cyacu nitugera tuzagenda duhure nawe n'abandi bose kuri ubu ngubu kabisa I'm just lost of words nta yandi magambo uretse wenda kuba nanyuzwe namubonye muri iyi si ko tubayemo twese ni isi y'ibibazo ni isi y'ibibazo ariko byibuze urukundo nirwo runesha ibyo bibazo byose turahanga kubera urukundo twese reka turugumane tuzanesha murakoze cyane. arakoze Sharifa Safi Eric ndi hano mpagarariye mukuru wanjye utari i Kigali benshi bamuzi nka Drama yamaye ubutumwa kugira ngo mvubasangize mwese kubw'umuvandimwe wacu Jay Polly tubuze tukimukeneye twese tubuze yaragifite byinshi cyane byo gukora gusa icy'ingenzi kiruta ibindi byose nuko ibyo yakoze ibyo yakoreye abanyarwanda ibyo yakoreye twese hano muri rusange mbifata nk'aho bihagije cyangwa tubifata nk'aho bihagije ku buryo impanuro yaduhaye mu bihangano bye inama yatugiriye mu bihangano bye tuzigendeyeho cyangwa se tuzumvishe neza zagira icyo zitumarira kandi nawe ahari bikamufasha kuruhukira mu mahoro. So ni muri urwo rwego ubwo Drama yamenyaga ko umuvandimwe Jay Polly yabashije kudakomezanya natwe muri ubu buzima byaramushenguye cyane biramubabaza twabashije kuvugana kuri telefone ariko ntago byari bimworoheye gusa mu gucunguza uburyo umwete yabashije kumuha ubutumwa buvuga ngo Jay Polly yaradufashije twese nk'abanyarwanda ariko nubwo agiye adusigiye umuryango adusigiye abana twakomeje kubivugaho ariko uwo ari wese n'ubundi ndatekereza ko mu gihe tugifite Christian Crow ntabwo twabuze Jay Polly turacyamufite turacyari kumwe nawe. So icyo asaba muri rusange nuko abantu bari muri showbiz ababanye nawe hano muri rusange
sigara twita ku muryango wiwe, tukamwereka ko ibyo yakoze atabikoreye ubusa kandi ko ahagiye abasize ari umuryango kandi utazamutenguha. So umwanya ni muto ariko reka twifurize Jay Polly kugira uruhuko ridashira. Umuryango wa Demeni muri rusange turi hano tukomeza gushyigikira umuryango wa Jay Polly usigaye igihe cyose bazadukenera, nta nubwo ari ngombwa ko badukenera, ahubwo turahari igihe cyose. Mukomeze mwihangane, murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Ntacyo narenzaho cyane ku byo murumuna wanjye avuze n'abandi bavandimwe, gusa ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi, ukuntu mwadutabaye ingeri zose, kandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze kubarinda, kandi aho muri nk'uko babibabwiye tujye dukomeza kuzirikana abana Josue asize. Kandi nanjye baye nijeje abakazana bacu ko nzababa hafi, ngafatanya nabo kurera bariya bana, tugakomeza kubana ndetse no ku mashuri tugakomeza gufashanya. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Aba basitari nabo bamaze kwizeza abana ko bazakomeza kubaba hafi, Imana izakomeze ibabashishe, Imana izabaha umugisha, ikomeze kubagirira neza. Nta ibindi narenzaho, turacyari kumwe, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Abagabo kiri hariya bakurikije ya standard ijyaho sabe ya Apotre Joseph igire hino. Abantu batuze hanyuma niwe muryango mwese natwe mwese abaye muryango n'imashini yo kwangira igihe cyarageze umuvandimwe wacu aravuka arakora turaha kugira ngo tumuherekeze kandi turaha kugira ngo n'udutwara abantu. Uyu musozi uriho abantu bakomeye mu nzego za leta, abafite imitamenwa ihambaye mu mujyi wa Kigali, abantu benshi batandukanye bari kuri uyu musozi. Iyo umuntu apfuye ntasubira inyuma ngo ajye kureba imitungo yasize, atekereza iby'abana n'iby'umuryango. Baba ari aba badamu cyangwa abana n'umuryango muri gutekereza ubuzima bwabo, we yaruhutse. Iyo umuntu apfuye aba aruhutse imiruho n'imihate yo ku isi, kandi nta kindi, ntabwo hakivugirwa amasengesho ngo Imana imwakire byarangiye. Hari ahandi hantu arindire kuzacirwa urubanza rw'ibyo yakoze, ibyo mwebwe mutazi, ibyo aziranyeho n'Imana. Wowe uraha rero, ejo ni wowe, ejo ni uwundi, biragusaba kwitegura rero ni iki? Ni ugukora imirimo myiza, imirimo myiza izaguherekeza, imirimo myiza izakuzuka. Kare nababwiye mu Baheburayo ibice 5 ngo kuko umwami Yesu azahagarara ku bicu avuga ijwi rirenga nk'iryamarayika ngo abapfuye bizeye bazuka. Ntabwo ari abantu bose bavuga Yesu bazazuka, ni abantu bahindutse bavutse ubwa kabiri, bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, baretse ibyaha, bakoreye Imana bakiri hano mu isi. Abo nibo bategereje umuzuko kuzagaruka kwa Yesu Kristo. Dusaba abajeni muri hano mucunguze uburyo mwete mushakisha Imana.
aha iyo turi muri uyu mwanya niho umuntu ashobora gusoma bibiliya abantu bose bakayumva, kuko umuntu wese afite umutima, afite ijwi riri kumwereka ngo nawe azapfa, nawe bizarangira, nawe tuzamuherekeza. Ariko uhagaze hari ugatukira abantu mu giterane ntibakwitaho, abajya gusenga mu nsengero ni bakeya. Buri muntu wese uri aha ngaha ibi bimubera isomo, muri mu rugendo rw'umukiza murasiganirwa aho Yesu ari. Umuntu wese avaha yihamye, si uguherekeza gusa, si ukurira, ahubwo ihano unatunganya ubugingo bwawe, ejo hawe hazaba heza. No kuzabana n'umwami Imana akaramata. Umugisha ijambo ryawe rivuzwe rikomeze gukora umurimo mu mitima y'aba bantu baryumvise mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana kandi abakozi b'Imana twahawe ubutware bwo kweza ibintu ibyo ari byo byose. Reka rero ndambura ibiganza mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, nimiswe kuba bishop apostolique mu muryango w'Imana mu bwami bw'Imana. Iyi mva ndayejeje mu izina rya Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo ayiremo, ubwiza bw'Imana buzakomeze kuba muri iyi mva tugiye kubikamo umubiri wa Jean Paul Mwami. Turasabye kugira ngo umwakire nk'uko wamwakiriye ahamukwiriye. Turasabye kugira ngo abamarayika bakomeze kuba hano kandi uyu muhango uhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Imva turayejeje mu izina rya Yesu, turayitunganije, abamarayika bayiremo kandi igitinyiro cy'Imana kizakomeze kwibamo no mu gihe tutazaba duhari. Hanyuma dusabe ababishinzwe mu manure, noneho murabyemererwa. Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura, ribamara imibabaro rikabatinyura. Niryo nzira ihora iringira, urutare rwubakamo inzu ya Gitama. Dusabe rero ababyeyi mushireho abarangije musubire mu myanya rero, musubire mu myanya. Abarangije baraduha akazi, barasubira inyuma, hanyuma dusabe abashinzwe gutunganya nyuma yo gushyiraho indabyo nabo bigeze hafi ibikoresho. Mwakuraho imashini yo kujya rero. imbere. Mu by'ukuri wenda mu mategeko abantu ntabwo baba bisobanukiwe, ni urupfu rusanzwe nk'uko umuntu uwo ari we wese yakwitaba Imana mu buryo butunguranye, kandi muzi ko yahakanaga ibyo yari akurikiranyweho. Na n'umunsi turacyabivuga, yarabihakanaga, yari ategereje kwereka urukiko mu mizi y'urubanza ko ari umwere. Ubu rero kuba yitabye Imana uyu munsi wenda atarajya imbere y'urukiko, ubundi iyo yitabye Imana dosiye ibihagaze kandi bisubira uko byari bimeze. Ndagira ngo mbabwire ko yitabye Imana uyu munsi ari umwere kuko yahakanaga icyaha. Bivuze ngo nta rukiko rwigeze rumuhamya icyaha, ubu ni umwere, yari asigaje kuzajya kubisobanura ubwo bihagaze, ntabwo ubushinjacyaha bukimukurikiranye. Ikindi navuga
yarasanzwe muri ako kazi twakoraga, afite umufatanyabikorwa yitwa Iyamuremye Damascene, yakwigira hino mukamubona, mwagiye mubona mu mafoto bajyana Dubai. Twari turimo kuvugurura kubera ko niwe muhanzi wari waragerageje kutwegera, turavugana kugira ngo turebe uburyo twaharanira inyungu ze mu bihangano bye. Nkaba ngira ngo mbabwire ko mu by'ukuri nubwo atabarutse, Uwera Jean Maurice twe dusanzwe tuvugana, tuzakomeza tuvugane kuko ni ibintu byanditse, hanyuma abana be kuko aribo bazungura bazatwegera dukomeze, kandi ibihangano bye nk'uko babivuze bizakomeza kunguka. Nababwiye ko nubwo yari hariya ariko n'ubundi byungukaga kandi tugakurikirana, kandi imitungo ikajya kuri konti yiwe. Iki akaba ari cyo nagira ngo mbabwire, yari umuntu mwiza usabana, kandi buri muntu wese yahorana kiriya kigeragezo, ariko twari twiteze ko agomba kuba umwere. Uyu munsi rero nabwo ni umwere. Ngira ngo rero tumuragize Imana, nta kindi twakora. Iyo Uwiteka yisubije iwe nta kindi twakora. Reka mpe umunota umwe wenda ababwira aho twari tugejeje n'uburyo dufite n'iterambere mu bihangano bye. Murakoze. Iyamuremye Jean Damascene nk'uko yababwiye, igihe kuri twari tumaze igihe dukorana, ariko muri aka kanya mbere ya kimwe mbanje kwihanganisha umuryango we, abavandimwe be, abafana, ariko nanone nkanashimira inzego z'umutekano uburyo zatubaye hafi mu buryo bwo gushyira gahunda ku murongo, kugira ngo abagiye bitegereza bigeze kubona nanjye ndi kugaragara impande y'uko baboneka mu buryo bwo gufasha abashinzwe umutekano. So nk'uko umunyamategeko yavuze, Jay Polly kuko twakoranaga, kandi twakoranaga atari mu buryo bwa bizinesi gusa, ari mu buryo bw'ubuvandimwe, ari mu buryo bw'ubucuti. Ntabwo twifuje kugaragara mu masosho media wenda, kuko ntabwo icyo twari tugambiriye ari inyungu cyane. Icyo twari tugambiriye ni ukuvuga ngo tuve ahantu tugere ahandi. Nk'uko rero yabivuze koko, ibihangano bye bizakomeza kurindwa, umuryango we, abazungura be, n'izindi nyungu zose zikomoka kuri ibyo. Nk'uko twari twabikoze mu buryo bwo kwitanga bwa gicuti, tuzakomeza gufatanya n'umuryango we n'umunyamategeko koko mu kuzirinda no gushaka inzira zaba inyungu kuko z'abazungura be, atari ukuvuga ngo abantu batangire kwiyitirira ibyo nk'utagira uwo aseze. Murakoze, ntabwo navuga ibintu byinshi, ndabashimiye kandi mukomeze kwihangana. Umutekano, polisi, RIB baradufashije no kuri gereza n'ibitaro. Umurambo turawirebera, turawucekinga ahantu hose. Twasabye ko bamwe bakuramo imyenda, turareba, nta kibazo inyuma yari afite. Byabaye ngombwa ko bamujyana kumukorera autopsy kuri Rwanda Forensic Laboratory. Iyo bagiye gukora autopsy birumvikana ko umurambo aba ari ngombwa ko bawucekinga wose. Uyu munsi n'ibisubizo twabibonye, n'uburwayi busanzwe nuko byagenze, kandi iperereza riracyakomeza kugira ngo bayimve n'ivano barikora iperereza kuri gereza. Dosiye yarafunguwe, ni ukuvuga ngo ubutabera bwe azabuhabwa mpaka bizagaragara, tumenye niba ari dosiye igomba gufungurwa igaragare kuko yapfunguwe. RIB yatangiye kuyikoraho iperereza. Murakoze. Umuryango turabashimiye, dushimiye abavandimwe b'ingeri zose, uhereye ku mwana wumvaga Jay Polly cyangwa mureba ku gihangano cye kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo, areba kwidagadura n'ibyishimo bagafite, babitweretse aho twanyuze hose, no mu gihe twakomeje kugera hano twagiye tubona byinshi by'amarangamutima. Muri rusange rero ijambo mvuga ni uko uhereye ku mwana muto ukageza ku muntu ukuze uri hano, aho hose Nyagasani yagerageje kutwereka ikiri ku mutima we. My brother, he was a very good friend, a very good brother. Rero urukumva abantu babanye gutyo ufite memories nyinshi. Marina akiva mbere ya Sarasenga reka nawe mutangazo indirimbo ya mbere turakomeza ikiriyo Jay Polly agiye byanze bikunze mwese mutakira kandi rwo gukaraba kuri abakira gute mu mutima w'umuntu yo kwirinda covid, ntabwo dushobora gukarabira ahantu
ku bwanjye ndabyishimira kubera ko ni nka souvenir nsigaranye cyane ko yari umuhanzi mwiza yari umuraperi mwiza yari umwe mu baraperi nemera hano mu Rwanda so ni ikintu cyiza nishimiye kimeze nka souvenir nsigiye kizahoraho igihe cyose imyaka yose kuko inyungu zacu kugira ngo turinde ubuzima bwacu kuko nibyo igihugu kitwifuriza murakoze cyane ni itariki y'agahinda ibabaje kuko tubuze umuntu wacu tubuze umuvandimwe tubuze umuntu twakoranaga tubuze umuntu ukomeye nkuko namwe mubizi. Marina nakubaza ijambo rimwe rya nyuma uheruka kuri Jay Polly ryaba ari irihe icyo rikwibutsa ni ikihe? Ijambo rya nyuma mpereka kuri Jay Polly yari arimo arambwira ngo reka ngo tugerageze kino cyunamo kivemo yari yanyereje indirimbo twagomba gukorana yamaze kurikodinga ariko ngiye kurikodinga icyunamo kijyamo ariko mbwira ati noneho twereka turindire kirangire and then tujye kurikodinga so byagiye kurangira sinzi ukuntu byagenze ari hariya ariko ndabyibuka ko twari dufitanye projet twari dufite gahunda yo gukorana twari abantu bahuraga bapanga gukorana igihe cyose indirimbo yari nziza arikodingaga muri studio yabaga ashaka kugira ngo njyemo so rero turasabye kugira ngo imbaraga zawe biherekeze wese kandi ibyishimo bitahe mu mitima ukuntu yitwaraga mu bantu ukuntu yabonaga n'abantu cyangwa yabonaga natwe twese muri rusange n'uburyo yitwaraga nk'abasitari yari umusitari yari umuntu wakoze ibikorwa bikomeye cyane byose yabihuzaga ugasanga ni Jay Polly w'abanyarwanda w'umusitari ariko akabona Jay Polly akaba brothers friends akaba nyine inshuti akaba n'umuvandimwe ku bantu bose bari hafi ni ikintu umuntu atamwibagirwa kuko yakundaga abantu yagiraga urukundo yari umuntu ukomeye ndashimira imbuga nkoranyambaga zose zabashije kwerekana uyu Jay Polly yatubayemo ariko nubwo atakihari kubera iki mutatekereje wenda ngo muvuge ku rubuga rwa internet akareba uyu muhango yanyuragaho ibyo twabizi neza akimara kumenya iby'urupfu rwa Jay Polly icyabaye nuko habayeho guhagarika ibikorwa byose turimo turakoraho kugira ngo tubashe kumuha icyubahiro indirimbo zo zirahari nyinshi cyane afite n'amaporoje menshi cyane yaratarasohora so nago icyari cyihutirwa ari gukora indirimbo yari cyihutiye no kubanza kumuha agaciro indirimbo ni time yaza manager nafite ikibazo gitoya indirimbo yasize muri label yaba afiteho uburenganzira we ku giti cye cyangwa se abafatanyije n'abandi bahanzi hagiye gukorwa iki kuri ibyo bihangano kugira ngo bijye hanze cyangwa se ntibizajya hanze cyangwa se byose mwabyumvishe ibyo bintu byose ni ibikorwa by'umuryango wa Jay Polly. Jay Polly yagiye ariko yasize umuryango ibyo bintu byose agiye gufatwa umwanya umuryango we wegera ibintu byose byegeranwe bihabwa umuryango kugira ngo bizabigirire akamaro bizamugirire n'agaciro. Utaragenda gatonya ngiye ni ikibazo cy'amatsiko nka Demeni mugiye gukora iki kuri Jay Polly nubwo yagiye umuryango we murakora iki? Tugiye gukomeza kubana n'umuryango nk'uko twabanaga turabashyigikira nk'uko byari bisanzwe. Ikintu cy'ingenzi gihari kiruta ibindi nuko umuryango nicyo kintu cya mbere kurusha ibindi byose. Nka Demeni rero twari umuryango rero umuryango ubwo tuvuyemo aba dusigiye turakomeza tubaye nabo nk'umuryango. Gasaro TV.